Hello, muhawe ikaze cyane abakunzi b'igikoni, abantu mwese mukunda guteka, abantu bakunda igikoni, baba abagabo, baba abagore. Abantu bakunda igikoni ntago ari abagabo, ntago ari abagore gusa, ahubwo n'abagabo. Hari abakunda igikoni, njya babona bajya batwandikira batubwira ngo bakunda guteka rwose. Bahaye ikaze mwese. Uyu munsi ndashaka kubereka ikintu gitangaje nshaka guteka. Abantu benshi batajya bakunda cyangwa se bakaba bagira ubunebwe bwo kugiteka kubera ko batazi uko bagiteka. Icyo kintu ni cyitwa tofu. Tofu ibikoze muri soya cyangwa inyama ya soya. Rero tofu njyewe ndayikunda cyane, abantu bayikunda ariko bakaba batazi uburyo bwo kuyiteka. Ndashaka kuyibereka uko bayiteka. Mwege mukore subscribe gusa, mumpe like, mukore share, mumbwire muri comment ibintu bigiye bitandukanye bimpa courage, ubundi twikomereze. Uyu munsi iyi tofu yacu ntabwo turi buyinyuze mu mavuta. Abantu benshi bakunda kuyishyira mu mavuta ngo banze yumuke, ariko bituma itaryoha nkuko umwimerere wayo bumeze. Rero ngewe ngiye kuyikata dutoya, nkoresha bino birungo muri kubona iruhande rwanjye. Mfite karoti, poivro, ibitunguru, seleri na poiro, inyanya na tungurusumu, curry powder cyangwa iri twita simba mbiri, black pepper, ndakoresha chicken masala, hanyuma nkoreshe na soya sauce. Ibyo nibyo birungo bitanzwe nkoresha, ubundi tofu yacu ize kuryoha. Rero ndayikata ari dutoya cyane. Inyama yacu ya soya rwose ngiye nkunda n'ukuntu ihumura. Urumva impumurira neza rwose. Katamo duto ariko atari duto cyane. Hari abantu bakunda kubanza kuyikaranga cyangwa kuyishyira mu ifuru, nanjye njya mbikora, ariko naje gusanga idatestinga neza nkuko umuntu ayishyira mu isosi yamaze gushya. Sorry, nibagiye kubabwira ko nshyiramo na gasestomate ariko gake, gatuma iza guhinduka ikaryoha. Gasestomate ikundana na tofu. Tofu ikunda kuba kwa pateri, ntabwo muri Simba sinzi nimba ihaba, ariko ngewe kwa pateri niho nkunda kuyibona cyane, muri Bahinde. Abahinde bakunda tofu cyane. Ubwo rero tofu ni ingirakamaro, mujye mugize amahirwe abana banyu bakayikunda. Nk'abanjye ngewe barayikunda cyane, bajya bayinyishyuza, ntibanyishyuza inyama ahubwo banyishyuza tofu. Numva ni amahirwe nagize. Namwe rero mugize amahirwe abana bakayikunda rwose, umva byaba ari sawa cyane rwose, kuko tofu iri rishe ariko ni inkire muri yo rwose, kuko ifite vitamine nyinshi cyane nizo tubona muri soya. Ubwo rero mube hafi mbere kuko mwagateka kakaryoha, ubundi mujye muyitekera abana cyane ko niyo uyitogosheje gutya iroroha, bigatuma umwana wese ashobora kuyihekenya. Ariko iyo wayicishije mu mavuta isa nikomeraho. Okay, twagiye ku mashyiga rero, tuyiteke, tuyitestinge, twumve ukuntu iryoshye. Tuyirishe umuceri, nubishaka uzayirisha makaroni, nubishaka uzayirishe ibirayi bitogosheje cyangwa agatoki gatogosheje, kwa kundi umuntu ateka agatoki mu gishishwa akagakura abona agashyiraho agatofu. Reka rero tujye mu gikoni tuyiteke. Nizere ko mwakoze subscribe abatarayikora. Ndatangira rero nshyiramo karoti mu mavuta, manze nkora akantu k'agasosi keza. Seleri murabizi ko nzishyiramo nyuma hagiyemo inyanya. Rero ndabanza nkarange karoti, igitunguru na poivro, bikorera agasosi keza k'aba vegetarian. Abantu batajya barya inyama bakunda kwirira ka tofu, ibihumyo. Ubukwe bw'aba vegetarian buba burimo buffet, ukajya ukubitana n'umwumbati ukaranze mu mavuta ukagira ngo ni agasamaki.
ugakubitana na tofu ukagira ngo ni inyama. Hey, abakunzi b'inyama tuba twagatoye. Ariko iyo bitetse neza biraryoha mu by'ukuri. Nuko dukunda inyama cyane, ariko tofu iyo itetse neza iraryoha. Ibihumyo iyo bitetse neza biraryoha, ariko njye mbikunda biri mu isosi y'umweru, ukunda ukaranga bata, ugashyiramo agafarini gake, ugashyiramo amata, agatungurusumu n'akamagi, byamara gushya ugahita ushyiramo ibihumyo byawe wabanje gukaranga ku ruhande. Iyo sosi iraryoha mwa bantu mwe kwirisha pire y'ibirayi. Hari umuntu nkumbuje ibyo bintu pe. Cyangwa n'isamaki kwa kundi umuntu ayiteka yamara gushya ubikuye mu mavuta cyangwa ubikuye mu ifuru ugahita uyirambika muri bene iyo sosi y'umweru, ni sosi bechamel. Biraryoha mwa bantu mwe, biraryoha cyane. Ubwo rero natwe aka gatofu kacu tugiye kugerageza karyohe ku bantu badakunda inyama, batajya barya inyama se burundu bitewe n'impamvu zabo z'ubwite cyangwa se n'uburwayi, bajye birira ka tofu. Tofu ni nziza rwose. Kabe mpfundikiyeho gatoya. Bifata umwuka, ibiryo bifata umwuka rwose. Iminsi yashize natetse amavuta menshi, mbibona plus tard ntabasha kuyakuramo, byarambabaje cyane. Ntabwo nkunda amavuta menshi rwose. Amavuta n'umunyu mwinshi wapi. Ariko hari igihe nyine umutetsi bimucika, bibaho. Nta kundi. Nabibonye muri comment mwarabimbwiye namwe ko amavuta ari menshi, ariko bibaho. Ntabwo amavuta menshi rwose nyakunda pe, nta keza kayo. Uyu munsi rero nagerageje kuyagabanya. Ubu rero ndabona bitangiye gushya, reka nshyiremo izi seleri na puwaro, ubundi mpite nshyiramo n'inyanya. Yewe nkunda seleri na puwaro cyane, bituma ibiryo ntetse bihumura. Kandi kugira ngo ibiryo biryohe bisaba guhumura. Uyu munsi inyanya nazirapye. Nazirapye kubera ko nashakaga ko iyi sosi iza kuza kuba idakanuye amaso. Sinzi ukuntu nabivuga. Isosi idakanuye amaso, nyine inyanya ntari kuzirebamo cyane. Tofu ikunda isosi idakanuye amaso. Inyanya zanjye rero ndi kubona zisa n'izihiye. Nsukemo amazi make kugira ngo mbone uko nshyiramo agasesitomate. Dushyiramo sesitomate. Hanyuma ndahita nshyiramo agatungurusumu kanjye. Nshyiramo soya sosi nkeya. Ntabwo ihindura ibara gusa, izanamo na taste nziza, izanamo uburyohe mu biryo. Muzayitestingeho mwumve, ibifite umunyu mwinshi ukuntu ku buryo wumva ijya kumera nka magi. Ushyiramo curry powder. Udafite, hari abantu bajya banyandikira bambaza ngo ese ngo udafite ibi birungo ngo ibiryo byaryoha. Ibintu byose bisaba kuba warabimenyereye. Iyo umenyereye ibiryo birimo ibirungo wumva bitakuryoheye mu biryo bitarimo ibirungo. Ariko iyo utamenyereye gukoresha ibirungo cyane rwose wikoreshereza bino bisanzwe biri naturere, kandi nabwo ibiryo biraryoha. Terwa byose n'icyo ururimi rwamenyereye. Njye rero kuko nkunda ibirungo cyane niyo mpamvu mubona nkunda kubikoresha, ariko uramutse utabikunda wakomeza kubikoresha amapwavuro, ibitunguru bihagije, tungurusumu, iyo seleri na puwaro, rwose nta kibazo. Nyuma nyira nkwereke inzira bicamo kugira ngo ibiryo bizaboneke, ariko ibyo ushyiramo ni wowe ubigena kubera ko ni wowe uzi ibyo ukunda. Njye nkunda ibirungo, njye iwacu ni mu Buhinde, simpora mbibabwira, iwacu ni mu Buhinde. Iwacu ni mu Buhinde, niyo mpamvu mubona nkunda ibirungo cyane. Ubu nari nibagiwe no gushyiramo ikirungo cy'iwacu
cyitwa turmeric. Turmeric ndayikunda mana. Turmeric ni anti-inflammatory. Noneho ndashyiramo utuzi duke mfundikire ndeke bino birungo bisa n'ibishya, hanyuma ndaza ndushyiramo za tofu zacu. Tureke iyi sosi itogotemo gakeya, kayipfundikire. Uziko nta munyu nashyizemo, kashyiremo umunyu gusa, no gushyiramo muke kubera iriya soya sauce mba nashyizemo igira umunyu, cyane cyane ino ngiyi iri dark. Ubu rero ngiye gushyiramo tofu kugira ngo nazo zize kugera igihe zihira. Noneho ubutaha nzabereka indi verisiyo nazikaranze nkazishyira muri ya sauce blanche nababwiraga. Biriya nibyo byanjye ubundi. Umunyama wacu mwawubonye, ni inyama abantu batarya inyama. Ngiye kuzipfundikira nzi mu muriro, nziho akariro gakeya, zigende zifate muri iki kirungo neza. Naho mu kanya turi gutestinga. Tugiye gutestinga rero, tofu yacu yahiye, inyama zacu zahiye, mfite n'umuceri nongeye gukoresha, ariko ufite n'ibirayi wabikoresha. Nababwiye ko n'amakaroni, igitoki se cyumutse, agafiriti, rwose byose ushobora kubikoresha. Birashyushye, iroroshye cyane kubera ko tutigeze tuyikaranga. Karoroshye, kameze neza. N'ayandi imwe bashyize muri tofu, ndikumva ntayo nkiri kumvamo. Kandisha n'umuceri numve kano gasosi. Muzi ko ndi kumva imeze nk'ayandi y'amagi. Niba barakunze ya sosi y'amagi, n'iya tofu yakuryohera kubera ko ndi kumva bitestinze kimwe. Wow. Ongeye kuzimarira hano tofu ndagowe. Karoroshye, wow. Sizongera gukaranga tofu. Numva nshuti zanjye mureke mbareke njye kwirira. Naho ubutaha ariko please subscribe, ukore comment, ukore share, ukande kuri like, ni inkunga ikomeye. Ndabashimiye rero, mureke njye ku meza, naho utaha mu zindi video. Bye bye, akagaruka.